Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe no kubagezaho inkuru nziza kandi ziba zicukumbuye dusoma mu byanditswe byera. Abakunda gukurikira shene ukuri kw'ijambo dusoma, twishimiye kubana namwe, umugisha w'Imana ubazeho. Abatari bakora subscribe turabasaba gukora subscribe kugira ngo izi nkuru zose n'aya makuru ajya bageraho ku gihe. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru ivuga ibyo idini gakondo dukurikiza. Tuje kubasobanurira neza imikorere ya gishitani, tuje gushyira ku mugaragaro n'ahagaragara ibyo twamenye ku makuru y'imikorere y'imyuka mibi n'abazimu. Ku myaka dufite hari ibyo twabonye n'amaso, hari n'ibyo twumvise, kandi hari n'ibyo dusoma ndetse n'ibyo tubona dukurikije ibiri kubera mu isi. Abantu benshi rero imyuka mibi ibamereye nabi, irabazengereje, iri kubagendaho. Niyo mpamvu tugomba gufata akanya ko gusobanura ibi bintu no kumenyesha abantu inzira nyayo abantu bagomba gukora, bakava mu idini gakondo bagakurikira Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Imigenzo ya kera rero yarakoreshwaga, baranayikoraga. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza kwa 14, Pawulo ubwe yanditse yivugira ko ngo kera agikurikiza iby'imigenzo y'idini ry'Abayuda ngo ntawamurushaga, ariko ngo byatumaga arenganya itorero cyane n'ab'itorero. Hanyuma rero yakurikizaga imigenzo y'abakurambere kandi akaba uwa mbere. Na n'ubu rero hari abantu bagikurikiza iyi migenzo y'abakurambere ndetse bakabishyiramo n'imbaraga. Hari n'ababyamamaza, hari n'ababyigisha, hari n'abajya kuri YouTube bakavuga iby'idini gakondo ko abantu bagomba kurigarukamo. Aba ni abantu barimo kwimura Imana ku mugaragaro, ariko twebwe tuje kubabwira ngo tugaruke ku Mana, twongere tugire icyizere. Imigenzo bakoreshaga rero kera yari iyo gusenga abakurambere, ibyo twakwita guterekera. Baterekeraga rero imyuka y'abantu bapfuye, barimo umwuka ukomeye ari nawo mukuru bita Ryangombe ry'Ababinga. Hakaza kandi uwo bitaga Nyirabarera cyangwa Nyabingi. Hakaza uwo bita Nyirakagenza, Rutindangezi n'abandi. Hakurikijwe aho uvuka cyangwa abazimu b'iyo miryango yanyu, buri wese yaterekeraga akurikije uwo ashaka kumurikira cyangwa kugira iyo ubwira. Baterekeraga rero basaba iyi myuka kugira ngo itabarenganya, kugira ngo babone amahoro. Bayimurikiraga imyaka bakoreshaga nk'isogi, amasaka, uburo ndetse n'inzuzi. Iyi ni imyaka mikuru, ni imyaka cyangwa n'imbuto zikomeye bajyanaga imbere y'abakurambere. Babashyiraga amaturo nk'inka, ihene ndetse n'intama, bavuga ko intama ngo ari iy'abahetsi bazanye ayo maturo. Imana yacu turengere. Hari ikintu rero cyitonderwa abantu bagomba kumenya. Bakoreraga ibintu bafite icyizere ko iyo myuka izabarinda kandi izanabarengera. Iyo baterekeraga iyi myuka byatumaga itabatera. Ntacyo bajyaga rero cyangwa ngo banyweho batagihaye kuri iyo myuka yabo cyangwa kuri abo bazimu. Najyaga mbibona kera njye nkiri umwana, aho basogokuru bengaga ibitoki, imineke ya mbere ikagenda ikajya mu cyumba aho ngaho mu mbere, inzoga zikajya aho ngaho kuri urwo ruhimbi zigashyirwa abazimu. Hari inzu rero baterekereragamo, bayita indaro y'abazimu. Abazimu rero dukunda kuvuga no gusobanura cyane ni imyuka y'abantu babaga barapfuye bakomoka mu miryango. Iyo umuntu yabaga yarapfuye atarashatse, umuzimu we waza gutera ubugumba cyangwa kudashaka. Iyo umuntu yabaga yarapfuye yaraguye mu mazi cyangwa yarakoze impanuka mu muhanda, umuzimu we wateraga uteza abantu impanuka. Iyo umuntu yabaga yarapfuye ari umusazi, umuzimu we wazaga ushaka gutera abantu ibisazi ku gasozi, ugasanga baraterekera ngo batagira ibyo bisazi. Umuzimu rero wo kwiyahura nawe iyo wateraga byaturukaga ku muntu wapfuye yiyahuye. Hanyuma rero twebwe ntabwo tubwira abantu ibyo guterekera, turabwira abantu ibyo gusenga, kuko amaraso ya Yesu akuraho ibi ngibi akanakiza. ndetse n'ababa bugarijwe n'imyuka mibi n'izi mbaraga
turabasabira kugira ngo babashe kubitsinda bakurikiye amaraso ya Yesu. Ibi rero abazimu ntabwo babashaga kubikora cyangwa kubishobora batiyambaje imyuka mibi y'abadayimoni, kuko aribo bafite imbaraga. Nibo babafata bakabajyana mu miryango yabo, bakabereka abantu cyangwa bakaza guhigura ibyo basize bavuze. Iyo umuntu yapfaga ari umuntu mukuru utubaha Imana, akavuga ngo nagenda azagaruka gusura abana, byanze bikunze koko uwo mwuka warazaga, na n'ubu ngubu rero biracyabaho. Hanyuma ntabwo bakoraga ibyo rero, ahubwo babaga bafite n'amazu n'imiterere y'amazu babagamo isanzwe. Inzu zabo zabaga ziri inzu z'ibyatsi zifite inkingi nini cyane bitaga mwikorezi, ariyo inzu yabaga ishingiyeho. Babaga bafite n'indi nkingi bita mbonabihita, ndetse hejuru y'iyo nzu habaga agasongero. Kuri aka gasongero iyo umusambi wabaga uguye hejuru y'iyo nzu, byavuga ko ugomba gusambura ukimuka. Sogokuru we yigeze adusetsa atubwira ukuntu yigeze afata isambu ahantu hafi y'ikiyaga cya Muhazi, hanyuma ngo umusambi uyiguyeho, uguye muri iyo sambu ahita yireka ayihera undi bavaga indimwe mwasi wabo ngo arayitwarira. Bumvaga rero nta mahoro bazahagirira ndetse nta n'imigisha bahabonera. Hanyuma turagumya tubabwira rero uburyo aya mazu naho yabaga afite ibyumba. Izi nzu babagamo yabaga ifite icyumba bita mu mfuruka, babaga bafite icyumba bita mu mbere cyangwa mu mbere no mu mfuruka. Ibyo byabaga ari ibyumba bibiri, bakagira no mu kirambi. Ni ngibi ibyumba byabagamo. Ibyo twita rero amarido bo bakoreshaga icyo twavuga ngo ni inyegamo, cyangwa ibyo twubakisha ibibambasi bo bakoraga insika bakoresheje imiseke cyangwa n'ibindi n'utundi tuntu. Hari ahandi hantu bitaga rero mu Kagege, ni ahabikwaga icumu cyangwa inkota cyangwa uruhindu, byabaga ari intwaro gakondo bakoreshaga. Hari abantu rero babaga muri uno muhango wo guterekera bataburaga, harimo abo bitaga imandwa. Imandwa babaga ari abantu batorewe kuririmba cyangwa kuramya iyi myuka mibi, bakayiririmbira bakahimbaza, bakaba bajya no ku gasozi bakagenda baririmba. Hanyuma rero Yesu yaraje adukuraho uyu mwaku, adukiza ibibi byose. Ntabwo tukigendera muri ibi ngibi. Turabwira abantu ngo basohoke muri Babuloni, binjire mu idini y'ukuri ari we Yesu Kristo, bamenye inzira yo kwera no gukiranuka. Hanyuma aba bantu ntabwo bakoranaga imandwa gusa, habaga hari n'abandi bantu bitwaga abagirwa. Ni abantu babaga ari nk'intoranywa cyangwa ari nk'abanyamabanga b'uyu murimo, babaga ari abagirwa b'uyu muryango cyangwa muri ibi bikorwa babizerwa b'urwo rugo. Abantu rero bagikurikiza iyi mirimo ya kamere cyangwa ibi bikorwa by'abakurambere, uburyo bwo guterekera, ni nko kugaragaza ko igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyo kuza gucungura abantu kitabayeho. Abantu bakaba bagikurikiye za mana zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa za mana z'abasogokuruza. Turakangurira abantu no kureka izi mana bakava muri ibi bintu, na cyane cyane ko amahoro atabonerwa mu guterekera cyangwa mu kuraguza, ahubwo amahoro yose ava mu gusenga. Iyo umuntu asenze nta kintu abura. Rero turabwira abantu ngo basenge Imana banayubahe, kuko Imana ishobora byose, nta kintu kijya kinanira. Hanyuma rero wowe ushobora kuba uterwa cyangwa ubana n'iyi myuka mibi kubw'uko iwanyu bayigukururiye, urasabwa gushinguramo akahe karenge ukagira ubwenge, ibi bintu ukabisohokamo kandi ukikiza, ugasohoramo utwawe, ukagenda ukabona ubuzima. Abantu benshi nta buzima bafite kubera iyi myuka mibi. Abantu benshi baragowe kubera izi mbaraga. Izi mbaraga zirabatera mu mazu, zikabatera n'aho baba n'aho barara, zikangiza ibikorwa byabo ndetse zikabuza amahoro. Ku ishuri ntibige, hanyuma mu kazi ntimubemo, ingo ntizubakwe, umubano w'abashakanye ntubeho kubera izi mbaraga z'imyuka mibi zirengerera abantu. Hari ibihugu byinshi bikorera kuri ino mihango ndetse bakanaterekera. No muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda hari abantu bagiterekera, ariko ibi bikorwa n'iby'abantu batamenye Imana. Ni mu bisohokemo, Yesu ababature, namwe mugire ubuzima
mwakire amagambo y'Imana.